ubu nahita nkushoreza. kibaye ikigoryi noneho walahi ndakibaje kimbuye ngo ariko se sheri watibutse bajya badasanga uburyo babimaze. Angibeshya ngasanga inyama bazimaze sha nahita nkubaga ari wowe. inka data turashize none kandi kanya koko nawe waruranze twihute tumwe tudasanga inyama bazimaze. nibageze kimwe Rebera da umutima uri kubiryo wo gukinga. Ye baba we umva ziriya nyama ngiye kugira nsanga ziri umva ndazirya nk'imashini iri gusya ubwatsi. kandi ibyari imikino biravamo ibindi uramumanura jipo ninsanga bawuzi ko ndabereka ariko uri umuturage izo nzoga se kandi ugize ngo iki kandi wa mugore nubwo tugiye kurya ubu ntabwo kubiturushye ariko arihonye koko ngaho vayo nkwereke ngaho vayo nkwereke ukuntu bakubita imbwa ariko harihonye. uvuze ngo iki ngo ndimbwa ubona kamanza njye njye kurya za nyama zirimo yabo ko nadasanga bazimaze. sheri watinyuka ukansiga mpindutse gute sheri? igisiri nikiniraga mbabarira byamusekeye ntabivaho tugende tudasanga n'ibiryo babimaze. banguka sheri banguka umuntu gitangiye kundira byari imikino biravamo ibindi gore we uhamagara uriya twebwe wabonye ibiduhaza. uko ndiye mvuga ituza ese ubu wagikobwa uri kugana hehe ubu ngubu? Ni wowe wanjye turawe. iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se ubu twajya mu gikwe ryari oya ntabwo byumvika bazana igiye kumaza mu gikwe gusenga tabanje gusenga bihoraho ma manza gusenga oya kamanza mu gikwe satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power
be juju be that? kibaye ikigoryi noneho wala ntakibaje kivuye